ntabwo nkunda umukobwa wazaza gukubita abanzi banjye rekaze uwo si we nshaka ahubwo nshaka umukobwa wazaza agafata abanzi banjye akatwunga akaduhuza tukaba umwe ko hari igihe umuntu areba siko gufite yareba uburyo akinene kuriho yareba morale ufite akavati umuntu nta wamenya ashobora ko harimo kandi kantu kagaki nagaki wafashe nagaki nafashe ahubwo nagaki mporana gize ukuri nubwo turi imbere ya kamera ntago urarunkwaho rimwe abana bigeze kunshoka yego baje kwembi waje bataka kanura mutigeze kandi tukira abana ukuntu bati arama ariko icyo gihe nasomye ndazengera turabashimiye inshuti bakunzi ba Ras Giseke official ubu noneho ni shosho ubu ngubu mwamubonye Ras Giseke turaje tumubaze byinshi bigiye bitandukanye ahari bugenda agaruka ku buhanzi bwe ahari bugenda tubwiraho ubusitari bwe bugeze ariko uyu mugabo aratangaje kweri uziko afite umugara nk'uw'intare yamani Rasta Giseke Rastafari umeze gute ndi n'umugara nk'uw'intare kimenyetso cy'imbaraga yes Ryan ariko baranavuga ngo intare burya ngo nta gikorwa mu jisho nubwo yaba yapfuye ushobora kuyikoramo ikakwihorera kajya wayirushije imbaraga ariko wa mugani w'umusaza w'ikanguke kakwiyunyuguza aho ikanguke kakwinyugu ariko ako kantu kavuye hehe gusa intare ni nyamahoro nta ntare egira amahane nta ntare ibangama intare ni nyamahoro mu buzima busanzwe yego hanyuma turi kumwe na Ras Giseke ukorera kuri Ras Giseke official ndagira ngo tubwire Ras Giseke ni muntu ki Rasta Giseke ni umuhanzi ni umuntu ni umusore yamani kandi ni umuntu wigira urukundo ukunda abantu wifuza ibyiza ku bantu uhora wisekera nuko niko twemereye ayo mahoro yakura hehe kuri Rastafari umuremyi wa byose niwe uduha amahoro kaduha kwizera kaduha urukundo tukizera yuko ibyo dufite dushobora no kubibura kandi ibyo twabuze dushobora no kubibona bityo ntidukomeze ubuzima tukumva yuko byose biri mu mugambi wa Nyagasani ibwira abantu mu buryo bwa gihanzi turebe uduhe kapela mbonye guca bugufi bibanziriza icyubahiro kwishyira hejuru bibanziriza kurimbuka kandi umuntu ni nkundi umwe wumva ko ntacyo ari cyo hari aho wageru gasanga yicaga kiza umuntu ni nkundi umubiri ubyara udahatse uzima agatabe gatoki gira neza wigendere ariko ayo magambo uririmba uyakura hehe nyakora mu buzima turimo kuko iyo mbonye ibiba none nkabona ejo haje ibindi nkabona ejo bundi haje ibindi binyereke ko ubuzima ari gatebe gatoki aha turejo hari abandi nanjye bimpa kutishyira hejuru kandi iyo nama mfite bikampa kuyisangiza abandi bagenzi banjye kugira ngo icyo nzungukirwa mu byo nabonye no mu byo numvise na bagenzi banjye bazagikuremo baravuga ngo ntiribara mukuru nk'umuto waribonye ariko uwakureba akareba isura yawe akareba umugara w'intare ufite yakwibaza ati no mugabo aheruka kwiyogoshesha ryari icyo ngicyo kibazwa n'abantu benshi ariko ubwo mperuka kwiyogoshesha hari muri 2010 mwaho ngaho ndabyibuka niyogoshesha mu iyo minsi nari ndi mu Gasarenda wari mu Gasarenda ku Gikongoro aho ni ku Gikongoro wamenye cyane urahazi ndahazi ahubwo ni iwacu zikuru umwana w'iwacu aho niyo niyogosheshereje ubwo mperuka kwiyogoshesha ndi kumwe n'abapastori babiri icyo gihe bari bambwiye yuko nabwo nari mfite undi mugara ariko ntabwo ari muremure ahubwo banyeretse yuko ibintu by'umugara Imana itabikunda abapastori ubwo icyo gihe bamaze kunyigisha nibwo naragiye mbese mbona ko bambwira byanze bikunze ndavuga nti nta none se nsuzugura Imana nimba Imana ari ibabwiye mpita ngenda mbikuraho yego ariko nyuma ngo umusatsi wongera kumera reka da niko byageze no kwa Samusoni nuko ngo imyumvire yawe n'imyemerere yawe aho byabihuriye nuko ba Samusoni nta cyuma cyogosha cyamugereye ku mutwe bifitemo ihuriro kuko umusatsi kiriya kimenyetso cy'imbaga cyo kwa Samusoni
urabizi yuko yakuyeho umusatsi imbaraga zikamushiramo. Ibyo biratuma abasha kwiyumvisha nimba turi mu ishyamba nk'iri, impamvu intare ari umwami w'ishyamba ariko kanyamaswa gatoya kaba karirimo. reka da Urafata wa mugara rero, none ufate ya ntare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ubibaza impamvu ariyo yanesheje. ko umuntu iyo yumva urimo uvuga amagambo aba yumva urimo ujyana mu iyobokamana cyangwa ujyana mu mbese muri Bibiliya, hari icyo waba uzi ku bintu bijyanye se n'imyizerere cyangwa se uburasta nabwo ni idini? Rasta ntabwo ari idini, ni inzira y'ubuzima. Inzira y'ubuzima tugomba gucamo. Buri wese yihitiramo inzira azaca muri ubu buzima azacamo. Hari uhitamo kuyigendamo akora neza, undi nakabona gukora neza ntibizamufasha kugera ku byo yifuza, agakora nabi. Rasta ni inzira y'ubuzima, ngiye inzira yanjye ni ya rasta y'ubuzima. Nk'ubwo buzima bwanjye rero nahisemo kuba rasta, kandi ntabwo ndwanya ibyanditswe. Ndanabyemera, nemera Bibiliya cyane, nubwo ntajya nemera uburyo abigisha bamwe na bamwe bayinsomeramo. Nigeze kumbwira ngo inyuma ya kamera burya ngo wanabayeho pasiteri, nibyo? Ntabwo nari pasiteri gusa, nari hafi kuba we. Biza kurangira mbonye ntakwiriye kuguma mw'uwo murongo. Ariko nari evangelizing, nari nongereje pasiteri. Wari wungirije pasiteri? Wari evangelist? Nari evangelizing. Waraguye rero? Yes. Waraguye? Naguye hamwe mbyukira ahandi. Reka se. Muri evangelizing nakoraga, nari mu itorero rya RBC. Ubwo ngubwo ho bambona nk'uwagoye, ariko mu Rwanda muri Rastafari no mu bundi buzima busanzwe ndahagaze bwumva. Urahagaze? Ese mu Rwanda hari umuntu uhagarariye abarasta? Kuvuga uhagarariye abarasta rero, burasta ni ku mutima. Ni inzira y'ubuzima. Hari umuntu ushobora guhagararira umutima wawe se? Ntabwo. Gusa abo muri mu nzira imwe mutekereza kimwe mushobora kugendana. Ushaka kuguha umwanya ukampagararira, cyakoze hari abantu twubaha. Nkuko natangiye nkubwira, intare mu muryango wa Yuda turayubaha, twubaha n'abamukomokaho kwa Haile Selassie Salomo, bariya ni abantu Imana yagiye iha ibanga, kandi tukabona yuko ibyo bakoze ari ibintu by'ubutwari bidashyikirwa, si byo se? Reka se. Mu Rwanda se umuntu w'umurasta mwubaha cyane ninde? Si ukuvuga ngo twubaha cyane, uri kubona bari abana, bariya nibo bakuru, sinzi nimba uri kubabona, ariko abana si ukuvuga ngo uwo twubaha. Njye nubaha ibikorwa, se njya nubaha umuntu. Kandi nanone nubaha umuntu uwo ari we wese, cyane cyane bigakomezwa n'ibya bikorwa akora. Urakoze cyane. Reka rero twinjire neza noneho mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe. Ubundi ubuhanzi wabutangiye ryari, ese ubukomora hehe? Ahantu nkomora ubuhanzi ni impano y'Imana. Natangiye guhanga ndi umwana mutonya, naririmbaga mu wari ukitubwira utubwira uti ubuhanzi bwanjye bwatangiye n'iki? Bwatangiye muri 2010. 2010? Mw'iyo myaka ya 2010 nibwo natangiye kubonamo yuko impano mfite nkwiriye kwishyira ahagaragara, kuko na mbere najyaga ndirimba mu makorari, nkabahangira indirimbo, ariko noneho naje kubona yuko impano mfite atiro kuguma kuririmbirwa muri korari cyangwa se mu idini runaka, kuko One Love ntabwo ari abadive, si abaporo, si abayisilamu, si n'abarokore, ahubwo One Love nayo madini yose yihurizamo. Ndetse n'abatayarimo buri wese akisa muri One Love. Iyo ni One Love. Hakaba hari ahantu ukomora impano yawe nko mu muryango? Hari umuntu mu muryango wawe waba warigeze iyo mpano? So kuvuga ko batari abaririmbyi gusa, bo ubuhanzi bwabo n'impano yabo mu kuririmba ntabwo bigeze babasha kwishyira ahagaragara ngo bijye mu itangazamakuru nk'uko nguko cyase za social media, bitewe n'uko kera murabizi namwe, ndi umwana mutoya njyewe. Umwana muto kandi uri gisaza? Ndi gisaza, ariko ntibikwiye ko ndi bucura kwa mama. Reka se. None mama ufitemo nekano kubutese ukuntu? Iyo buri mama yaragutetesheje, nitetera nyine bikaba ngombwa tu. Yarantetesheje. Iyo wasuye mukecuru uragenda kwitetera? Ndagenda nkitetera, naye akavati kabucura kanje kaje. Kareka. Yes. Ari mpamvu natanye nkubwa ko mama buriya arankunda cyane, naye ndamukunda. Mama aragukunda cyane. Umaze kwinjira mu bintu by'uburasta, ukagira igisage, ukagira
umugara nk'uw'intare ntabwo byamuteye impungenge ngo akubaze ati ibi ni ibice urimo ujyamo mwana wanjye? ibintu byose intangiriro biragora. Si mama gusa, mama byaramugoye. Idini asengeramo ati umuhungu wawe aranze arananiranye. Noneho buriya hari n'ukuntu ubuyobozi iyo bagitangira kubona ikintu nabo batabyumva neza. Ariko uko iminsi iza n'ibikorwa buri giti cyose uko kigenda cyera imbuto bagenda babona igiti nimba cyera neza cyangwa cyera nabi, bigaha nyiracyo umwanzuro wo kukirimbura cyangwa kukivomerera. Abantu benshi bibaza ku bintu birebana n'uburasta, bakibaza ku bantu ntujya ubona abantu benshi bakwitegereza iyo utambutse ufite ibyo biderede n'ibiki, ntujya ubona bakwibazaho byinshi? Bibaho cyane, abantu ugasanga barangaye ugasaba bashaka gukora mu misatsi. Hari n'abamama ugera wabageraho bakavuga se uriya muntu bimeze bite. Hari n'abatekereza ko wacanganyukiwe cyane ryo. Hanyuma reka tubwire, iyo ujya gutereta umukobwa bwa mbere uri umurasta ufite direde ku mutwe byagenze bite? Tubwire. Umukobwa abenshi na benshi arabanza akakubwira ngo ndagukunda, ngo ari keza, ariko iyo udafite ibyo bisatsi bivuze ngo hari indobo wariye kubw'iyo misatsi. Narayiriye, noneho ntabwo nayiriye kubw'imisatsi gusa. Wariye no kubw'iki? Ari ubw'amadini. Kuko biskusaba yuko umukobwa ubundi ugiye gutereta umukobwa arakubwira ngo ino mu idini yacu hindura ibi n'ibi, ubone ko uri umwana mwiza, tubone kugenda. Noneho hari n'uvuga se nugera iwacu kwa data uko bazabyumva gute, babona ndi kumwe n'umuntu ufite imisatsi. Ariko noneho biba bitandukanye. Hari n'ubona ko ufite direde ari ryo shema ryiwe. Ari ryo shema. Kavate narongoye n'uyu nguyu ntacyo nawe kabisa tugombe tubane tugende. Hari abajya bakwiruka inyuma, hari abakobwa bajya bakwiruka inyuma kubera imisatsi. Baraza na mu gitondo hari umukobwa wambona sinari muzimbo nashatse kumpobera ukuntu kubera ko abonye rasta. Ariko noneho nanjye mbafite amahitamo yanjye n'ubwenge n'ubunararibonye nanjye mpabwa n'uwo ndiwe. Iyo uje ndakwakira ahubwo nkabureba uwo uriwe nkagushyira mu mwanya ukwiye. Hanyuma rasta tubwire, ubundi umukobwa kuri wowe wakwemeza ukavata ahangaha nanashorera inkwano nkajya kwa data bukwe numeze ati? Nkunda umukobwa uca bugufi, wubaha, sibyo? Kubaha si ngombwa kuvuga ngo wubaha iki n'iki, umuntu wubaha. Iyo wubaha Imana, wubaha abantu, wubaha ibiremwa byose. Yego. Ufite uburere. Ntabwo nkunda umukobwa wazaza gukubita abanzi banjye. Rekaze. Uwo si we nshaka. Ahubwo nshaka umukobwa wazaza agafata ababanzi banjye akatwunga akaduhuza tukabumwa. Kuvuze akantu kankomye aho kantu gasubiremo. Ntabwo nshaka umukobwa uzaza gukubita abanzi banjye ngo andwanire ngo akundanye meze. Ahubwo yagombye kubadiha agashyiraho akakugira ngo abo banzi banjye impamvu ari abanzi nanjye ndi umwanzi wabo ubwo. Yego. Kuko umuntu nta kwanga wenyine akwanga nawe umwanga. Yego. Niho utahura yuko ufite abanzi. Yego. Iyo rero ubwanzi buvuyeho muba muri inshuti, aho mutari abanzi bose muri inshuti. Ubwo nukuvuga ngo ushaka uza kugufasha kwiyunga n'ababanzi. Nshaka umpuza n'abantu, ntabwo nshaka uza kumpanya nabo turi no kwanga nabo dufite icyo dupfa. Abo sinshaka uza kuntandukanya nabo, ahubwo ndashaka uzaza kaduhuza tukaba umuryango umwe na babandi babanzi bakaza akavuga si yuko kwangana ntacyo bimara. Ureke twibera umuryango umwe. Nkunda ubumwe, ukunda amahoro, nkunda urukundo. Yes. Ko hari igihe umuntu areba swa gufite, yareba uburyo akinene kuriho, yareba morale ufite akavati umuntu nta wamenya ashaka ko harimo kandi kantu. Kagaki nagaki wafashe? Nagaki nafashe. Ahubwo nagaki mporana. Nagaki horana. Ako ngako kuko ko mporana gahoramo buri gihe. Nagakire reka tubwire. Iyo katarimo biba ari ikibazo, usibye ko katajya kaburamo. Ako kantu ni akantu k'amahoro n'urukundo, kampa kubana neza n'abantu. Ako ngako nako nonse mu mashereka y'abamama. Ko kubana neza, kwigira mutuzo n'amahoro, niko ko ngako mbonana. Nkuko ubyumva intare iratinyitse. Kubera n'umugara wayo n'imiterere yayo na attitude, imyitwarire. Ubwo rero nimba wishushanya nk'intare, ubundi wakaba utari n'umuntu yabarizaho igitwenge, yabarizaho ayo mahoro, yabarizaho iki. Ibanga niriye cyangwa ni bimwe bavuga ngo abantu baba rasta baba bafite akantu ko ku mugongo w'ingona bayifasheho.
amahoro n'urukundo bizamwo ibitwenge buriya urabona nahuye nawe yego uko ndi kumwe nawe hari nawe turi kumwe bari kureba iyi video yego ibiganiro byose ibintu byose bitangirira mu munezero mu kumwenyura yego sibyo kwishimana naho ngo bitangirira ntabwo umubabaro rekata ese aho wenda ndahagaruka nyuma yako kumugongo numvise uvuga ariko nkunda amahoro nkunda kwishima icyampa icyishimo icyo ari cyo cyose sinacyanga kuko iyo nababaye kera kandi umubabaro nagize ntabwo wandyoheye ku buryo naguma kuwufiringa cyangwa kumva ndyohewe nawo ngo nkusubiremo yamana kwa kandi wagomba kugarukaho kutakagarutse ako k'umugongo w'ingona se ako ngako numva bakavuga ariko sinzi nimba ariko gatanga ibyishimo kuko hari abo njya mbona bishima batagafataho nkuko nanjye njya nishima ntagafashe nkuko hari n'abagafata njya mpura nabo nkumva ngo bariya ngo babifashe ariko ugasanga nta munezero bafite nk'uyu nguyu ariko njye mba nifite amahoro n'urukundo nkomora kuri ja umuremyi wa byose ni rugira yego nta handi nkufana aha tugitangira wahose utubwira yuko uri umusore ubwo bivuze ngo uri mu cyiciro cy'urubyiruko uravuga iki ku rubyiruko rwagize akamenyero gufata ibiyobyabwenge byiganjemo urumogi ndetse n'ibindi bisindisha bitandukanye biriya bintu rero hari ukuntu twangitse mu mutwe twangika mu bwonko abantu benshi urubyiruko nirwo nk'uko bivuze bibwira yuko amahoro n'ibyishimo biri mu gufata ibiyobyabwenge ariko kandi umuntu ashobora kumbona nishimye akajya ngo hari icyo nafashe undi nawe mbonye ko ngo buriya ngo uzi yuko impamvu yishimye ngo ari uko yafasheho reka da aho bawishutse hari abo bifata neza n'ipato ntabashe kuyizamura muzababona ntabwo rero nababwira yuko biriya bintu mubireke si ibyanyu mubirekere bene byo babifata abo ngabo baguma uko babifata kwabo ariko mwijya kwishora mu bintu nta kintu wafata ngo kiguhindure utariwe yego ntabwo ariko birabangiza ubwo nakubajije ikibazo mu rwego rwo kugira ngo utange n'inama kuko muri no minsi urubyiruko rurimo rurishora mu biyobyabwenge urumogi n'ibisindisha no kunywa amayoga menshi cyane biriya bintu by'amayoga sibyo nibyo bintu usanga biri kubangiza urumogi se rwo ntabwo rubangiza urumogi narwo rushobora kubangiza cyangwa ruranabangiza kuko uri buvuga ngo rushobora impamvu mvuze ngo rushobora ariko banza uruvugira impamvu banza unyumve neza impamvu mvuze ngo rushobora nuko ntararunywaho ariko inzoga narayinyweye nanjye numva uzi ko nigeze kwikubita mu kiroba nkavamo mbona ntazi uko nahindutse ariko tubwiza ukuri nubwo turi imbere ya kamera ntabwo urarunywaho rimwe abana bigeze kunshoka yego baje kwihemba iwacu bataka akantu uramutse ugeze kandi tukiri abana ukuntu bati ariko icyo gihe nasomye ndazengera nkajya mbona isi iri kugendera sibyo icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo kutazongera kururebaho kuva icyo gihe wenda nari no gukomeza ariko nagafashe mfite ubwoba nti na leta y'u Rwanda ntabwo ibyemera wari umaze guca ubwenge rero nivu ntese ntibajyanye tukakafata twihishe twiherereye ukuntu hagiye tugafataho ariko ntaho bihuriye n'uburasta ubwoba noneho ntaho bihuriye n'uburasta ariko ntaho bihuriye n'uburasta nari ntaragira madirede yego nari ntaragira madirede ubwo nimba ari icyo gihe birumvikana ko atari ibyawe hanyuma rero ndagira ngo wongere uduhe akapera ku ndirimbo imwe mu ndirimbo ufite uvuga ati izi ndirimbo byanze bikunze zishobora kungeza ahantu hakomeye ngiye kubaha iyitwa imbaraga n'ubundi waza uvuga ku ntare kandi ntarigira imbaraga yego nibutse umunsi ubwo nari nigunze mfite agahinda kenshi mbuze uwo mbwira uwakandengeye ni we wandenganyaga yabariye ku nto cy'iminsi ntazarenza ubukana bw'imboga ntibwotse imbehe ukwikubyena bwari kwigwakomera nukiranuka hehe nibiguhiga hari imbaraga zijya zimira izindi aho ni mu gukiranuka amahoro n'urukundo niho ziva niho imbaraga ziva reka rero noneho tugaruke mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ubundi Rasta Giseke
iryo zina warikomoye he, rikomoka he? Rasta Giseke, Rasta ni Rasta nk'umurasta, birumvikana nkunda umuco nyarwanda kuko ndi umunyarwanda, ni nayo mpamvu ibikorwa cyangwa se imvugo nyinshi nkunda kuvuga, nkunda kwibandamo ibintu by'umuco, nkagaruka no ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ndabikunda cyane, nkunda gakondo. Yego. Giseke ni kwivuko, iyo giseke yo kwivuko ni akagari, iyo giseke yo kwivuko ni urusengero, iyo giseke yo kwivuko ni igiseke, iyo giseke yo kwivuko nicyo giseke gipfundikiye, ariko ubu waje kubapfundura ku giseke kuko agapfundikiye gatera amatsiko. Niyo mpamvu hari ibyo wabonye utaruzi yuko bihari. Ntari nsanzwe nanabona. Bapfunduye ku giseke. Ni byiza cyane. Ariko icyo gisage cyawe nta hantu gihuriye n'umuntu witwa Rutanga rw'amaboko. Njya mwumva nawe nabonye agifite. Ntabwo uramubona? Sindamubona. Sibyo wenda ko haba hariho n'amababa, hariho n'utundi tuntu duteye ubwoba, akaba yanakenyeye, yambaye ni na bya bindi bya kera by'impuzu n'ishabure n'ibiki. Naramubonye, ariko ko mbona namukunze, ariko ntabwo twari twahora, usibye kumubona kuri televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga. Nkumva ni umuntu nawe ushyigikiye ibintu by'umuco nyarwanda. Buri muntu wese nge waba ashyigikiye umuco nyarwanda ndamukunda, namutega amatwi, kuko ni ntumva umuco nyarwanda sinzajya kumva uwo mu bindi bihugu ngo ugire icyo umarira. Yego. Mbere na mbere ndi umunyarwanda, niko gaciro kanjye. Nuzanyigisha iby'umuco nyarwanda nzamwubaha kurenza uzanyigisha ibindi biturutse hirya no hino. Yego. Yes. Aha, birumvikana, ni byiza cyane kuko wigeze uvugamo akantu k'umuco. Numva ndavana mu jama, none naba nagiye ku mupfumu. Naba nagiye ku mupfumu, nawe uri umupfumu n'iki? Ndabizi. Ubundi ugira idini? Idini mu buzima busanzwe idini urarizi? Ugira idini arigira? Rimwe ryazanye ngo kiliziya yakweye kirazira. Oya, idini nyine dufite amadini agiye atandukanye, dufite iyo kiliziya katolika, dufite abo bamatorero y'umwuka arimo restoration y'abadepe n'ibiki, urabyumva? Idini ryanjye riri mu mutima, fite aho nkorera ni mu mutima. Nta dini muri ayo ngo abaporo, abadive, abayehova cyangwa ki, abo ntabo ndimo. Kubera iki? Kubera iki? Nge ndi one love, ndabo bose. Ndi umuporo, ndi umudive, ndi umunyagatolika, ndi umuyisilamu. Urabo bose? Ndi umuki, abo bose ndibo. Ariko kubera, ariko mwana ibyo bintu ni ibiki? Kubera one love. Niyo mpamvu ako kantu ka one love kazamwe nande? Mbabare mvanzemo urwo rurimi kandi nashatse. Nta kibazo, ntacyo bitwaye. One love ni mu mvugo ikunze gukoreshwa n'abarasta. One love ni urukundo n'amahoro. Urukundo n'amahoro rero niyo dini yanjye, kakunze gukoreshwa n'abantu bagiye batubanziriza mu ubu buzima, ba Bob Marley, n'abandi batandukanye b'abarasta. Yamani bakunze kubikoresha cyane. One love, nanjye rero one love numvise ari nziza, nkwiriye kubakiraho ubuzima bwanjye, mbona ngomba kubaho nka one love. Ibyo nibyo byatumye rero utagira idini rimwe uyoboka, ukumva yuko ngo bose ngo ubwo nguriwe? Ntabwo ari byo byabitumye, kuko hari n'abandi bafite one love bayobotse amadini. Yego. Ntabwo rero navuga ngo abayobotse amadini nta one love, ahubwo njyewe natangiye nkubwira idini nabanje kurikoreramo, naribereye umuyobozi. Ariko noneho uburyo nakoreraga mu idini, nimba ndirimbye ngo hari imbaraga zimira izindi, iryo jambo riri bwumve. Nimba wenda urugero ndi umukatolika, rirumvwa n'abakatolika, ni nabo rikunda gusakaramo. Ariko nimba ndi hano hanze, hano turi muri iri shyamba, yego, abagatolika bararyumva, abadive bararyumva, nawe uraryumva, abayisilamu bararyumve. Ntabwo nariherereje muri rya dini ryanjye ryonyine, narizanye muri one love kugira ngo rwa rukundo, ubumwe n'amahoro bibashe kugera hirya no hino birenga idini. Sinkorera mu idini gusa, nkorera ku isi yose. Ubwo ayo si amahame washyizeho mu buryo kugira ngo ubone uko uyoba cyangwa uyobya n'abantu? Nkawe ubyumva ushaka kubyumva yuko ari ubuyobe, ariko nk'uko bivuzemo gakenya, ni amahame nishyiremo. Nanjye mfite amahame yanjye, kuko ntabwo nagendera ku mahame y'undi muntu. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye, nta wundi n'umwe tubuteraniye. Ni nanjye ugomba kubuyobora aho buva n'aho bujya. Ako ufite sheri ndamufite, nkunda kandi nanjye nkunda. Reka hagira n'akantu namubwira mbere yuko nkubaza. Sheri ndagukunda cyane, nawe urabizi, ariko n'ubundi si ngombwa kubimubwira cyane. Arabizi ndamukunda, mu byo mvuga, mu byo nkora, arabizi yuko mukunda. Wenda sinkora ibintu birenze ngo ngende
mbe niriwe nikoreye indabo ngo ngende mwereke ko mukunda ngo mubwiye ngo nzagutuza ku kwezi kujya akunde yemere amagambo yanjye abayazi si ngombwa kujya kumubeshya ngo akunde yemere yuko mukunda ndamukunda impamvu naringize amatsiko ni ukwibaza nawe ni umurasta cyangwa birumvikana cyane n'urucabana urumva nkunzi utari umurasta ubwo ngubwo naba ndi kwikurura amacakubiri kandi nimba tutaranabana ntabwo nazagira amahoro ari uko twabanye kandi twakundanye nzi yuko ndi gukurura amacakubiri yego sha urankomye rwose ubu ngubu mpise mbura n'icyo mvuga kuri iyo ngingo kuko birumvikana warateguye ubuzima bwanjye n'ubwanjye nta wundi muntu n'umwe tubuteraniye mama yarambyaye na papa bashyira ku isi nanjye nkwiriye kubaka ubuzima bwanjye nanjye nkamenya abo nzashyira ku isi nabo bakazamenya uko bubaka ubwabo iyo ugenze nabi urayoba ntabwo uyobya abakubyaye cyangwa uyobya abo muvukana niwe ubwawe wiyobya yes nyine mashaka kumva umukobwa wakunda umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo umuntu utagira idini ubwo yo mushingiwe mwashingirwa muri he ku mutima n'ubundi rya rindi ryashingiye Adamu na Eva ndiyo twashingirirwamo nirihe se ubundi nanjye nkubaze rastagize ni one love niyo dini ngo nimushobora gusaba no gukwa wabikora ariko gusaba no gukwa mbere na mbere akinyemera si umuco nyarwanda se kandi wavuze ko wubaha ubuzima bushingiye ku muco yego nibyo ni umuco nyarwanda ariko hari n'ibyo twazaniwe n'amadini bimwe na bimwe ntanajyamo none se gusaba no gukwa wabikora duhe nk'ishusho y'ubukwe bwawe ukuntu yaba imeze ishusho y'ubukwe bwanjye se ukuntu yaba imeze nubwo hari icyo tukirebaho mbere na mbere sheri wanjye agomba kuba nkunda nanjye mukunda icyo ni ikigo ubundi ni ibyiciro bitatu sheri wanjye urankunda nanjye ndagukunda iryo ni isezerano rya mbere irya kabiri sheri nimba unkunda nanjye tukaba tukundana Imana yo ibirimo cyane yo yarabibonye kuko ni nayo yaduhuje yego iyo singiye kwiha umwanya muri abo ngabo baho ngaho turi kuvuga bino bigaragara yego nimba unkunda nanjye nkaba ngukunda icya kabiri leta nibimenye yego nka leta nemera sibyo kugira ngo ejo ningira ikibazo babandi nibo ya leta nzayigana nyibaze nti cyangwa se nawe nimukorera ibintu bitari byiza zayigana ayitabaze kugira ngo tuzabitabaza tugomba gukora ibyo bazi iyo ni inzira yindi ya kabiri iyo nzira ya kabiri rero twamaze kuyigeraho yankunze mbere na mbere nanjye ndabukunda iya kabiri tubimenyesheje leta yego abandi rero tugiye gukoresha ni uguhamagara njyewe nawe nabariya nimuze mwishime yemwe nabanyesheri muze tunywe byeri cyangwa se abafata fanta tuyinywe cyangwa se abanywa igikoma tukinywe n'icyayi ababyeyi se kubasize ababyeyi se ubwo ntibabyishimiye imbere ya bose rego umubyeyi abyara umwana yishimira yuko azagira urugo rwiza mbere na mbere wabashizemo se navugeze mvuga gusaba no gukwa n'indi mihango yindi yose ibera ku mukobwa ko ntacyo uyivugaho ugiye gusaba ute ugiye gusaba ute nimba wakunze umuntu nawe akagukunda ugiye gusaba iki kindi ntabwo gukwa ubyemera ntabwo gukwa ubyemera inkwano ni iki tubwire nyine uko byumva nyine njyewe nanjye munsobanurira ubwo ngubwo iyo nkwano ni iki ntacyo se bizo umuntu ufite igisage kigera aho ngaho n'ubwanwa ahavuye ubwanwa reka dusubire hariya wenda iyo n'indi ntuza tuzayiganiraho iyo nkwano ni ikintu cy'ishimwe ni ishimwe ushyira ababyeyi bareze umukobwa ko yarezwe neza si cyo se urayivuga iki ntabwo uyemera se ntabwo nyemera ntabwo waka umukobwa mu gihe bibaye ngombwa ariko nimba umukobwa n'iryari bitaba ngombwa yuko umukobwa ugiye kurongora mbere na mbere uwo mukobwa yarezwe neza ariko na ya ntera y'amahoro ntabwo yorowe kuko iyo yororwa ibiri kurya ibisimba n'ibiki byose impamvu yarezwe neza nayo ni uko ifite amahoro n'urukundo ese yo nta shimwe ikwiriye ni ukuvuga ko inkwano urimo urayihakana kuko igihe waba umukobwa gusa ntijye niwaba w'umuhungu nicyo ushaka kuvuga ubwo ku bwawe urumva umukobwa yagira icyo ajyana nk'ishimwe ku babyeyi
n'umuhungu akagira icyo ajyana nk'ishimwe ku babyeyi ari cyo twise inkwano. ni bwa buringanire. Nuko kuntu byumva nimba turi mu buringanire uri umukaritasi. Reka mubwire mbega imyumvire nde wakuyobeje. oya buretse kubyumva nabi ntacyo ndi umukaritasi. weho mama wawe ntaba akwiriye gushimirwa cyangwa ibyo yakoze ntabwo yari akwiriye kubikora. ariko umugabo ukwifuza ko umugore gushirira ku mugabo, noneho kwifuza ko umugabo gushirira he? gushirira nyine mu mutima, ni ku mugore. ibica iruhande ni ku mugore. ubwo se uri kwifuza umutima cyo uri kwifuza umugore? wenda sinzi nimba utamufite cyo mufite. nimba ufite umugore uri kwifuza umutima, nimba udafite umugore uri kwifuza iki kintu? ariko sinigeze mbihakana yuko nimba mfite umugore cyangwa mushaka ngomba kujyana inkwano iwabo nkabashimira, kandi ntabwo nasaba umugore kuza kunywa. wavuze ko ukunda ubuzima bushingiye ku muco. nanjye sinsabye umugore kujya kunywa, kuza kunywa n'umugore. ariko wowe utakagombye kubihatiriza ngo ninjye kumukwa. mbere na mbere ahubwo turanza ture rwa rukundo dufitanye. ibyo bindi nakubwiye ko bizanye. urukundo rwavuyeho nyine. aragukunda, uramukunda, mwagiye muri leta byakunze. nimba unkunda nanjye nkaba ngukunda, igisigaye ni ukwibanira. none w'inkwano ze ibyo bindi bizaza nyuma. mbaye ntayifite njye kuyiba nze ngukwe. oya reka kuzana ubukene bwawe hano kuri kamera. nyinde banza ugende ujye gushaka iyo nkwano kugira ngo tubane. nimba unkunda none se ubwo warongora umuntu ariko nta nkwano ihari, ubwo bivuga yuko ntemere kuba nakubwira ikindi kindi. ibyo ngibyo birumvikana, urimo urakwepa ikibazo cyanjye. aho ntayihari ushobora kugira icyo ubivugana n'ababyeyi, ababyeyi bakakwemerera, wenda ukazayijyana mu gihe ibonetse. ibyo si intambara kuko ntabwo ari ikiguzi. ariko nimba ihari, wowe ukunze umukobwa. by'ababyeyi rero mbere na mbere habanza ya wani love. nayumvise kuko hari n'igihe wanajyana iyo nkwano. ubu ngubu iterambere ryaraje, ujyanye inkwano y'inka ujyanye ebyiri bakanamukwima. ariko noneho ndagira ngo iki kintu tukishyireho umucyo. wowe urahari, umukobwa arahari, wani love irahari, murabyumvikanaho. uri kumva? amategeko arahari, byo wabyemeye ko mwajyayo. hanyuma ababyeyi b'umukobwa barahari cyane, n'abandi bamureze, n'ab'umuhungu barahari. nk'uko umuco nyarwanda uwamyuri iwabo w'umuhungu barahaguruka bakajya gusabira umuhungu wabo mu rugo rw'iwabo w'umukobwa. ibyo bintu urabivuga iki? barahaguruka akajya. uwo muco urawurwanya cyangwa? ntabwo nkurwanya. sindwanya yuko ibikorwa ari bibi. nta nubwo ndwanya umuco nyarwanda, ndanawubaka kandi ndanawukunda cyane. yego. ariko icyo ndi kukubwira ni iki ngiki. ibyo bindi byaje ku wundi mwanya. mbere na mbere mwakundanye. ibyo twabivuyeho. ya nkwano wavuze ari cyo uri gushaka kugarukaho. yego. ntibitangwa mu bihe by'ibiro ese no kwishimirana. yego. ubwo nushaka ese kuki uri bugaruke no kwa ya nzoga n'akagatabi k'umukwe kutakavuga ko ibyo byose byagiyemo kujya gukwa no gusabira umugeni n'amasuka hari ibyo umusore azahabwa, harimo indongoranyo n'ibiki byose. ntabwo ibyo nabyitayeho, icyo twabanje kureba ni urukundo. ariko ibyo ngibyo nabyo twabibonye ko urukundo ni ngombwa kugira ngo ibyo bigerweho. ko ntiwajya guka umuntu mutakundanye. yego. mwakundanye rero. yego. iyo mwakundanye ibindi byose n'aha munsi y'iki giti. shaka kumenya ko ubyemera ko ari ngombwa cyangwa atari ngombwa kujya gukwa. kubera ya mihango uragenda ukabikora, ariko ya nkwano nta kintu ikora mu gukomeza urukundo rwanyu. ibyo ntabwo ari byo nabajije, ibyo sinabibajije. ngewe ndagira ngo ntumve gusa ko ubirwanya cyangwa utabirwanya. ndabirwanya. bintwaye iki? ababikora nibabikore, nanjye nibinza mushobora no kubikora. kandi buriya nanjye nubaha sheri wanjye, nkubaha ababyeyi bamubyaye. kurenza nuko wewe wanabitekereza. ubwo abantu bagusabwe nko kujya kuyikwa sinyitange, ariko nkajyana 5 ngiye kubashimira kandi atetwa n'inkwano. ubwo abantu babyumvise ko nawe ashobora gukora ikindi nawe akashimira nanjye abanjye, ariko ntabimusabye ngo ngwino ukora ababyeyi banjye ibi, nawe atansabye ngo ninjye gukorera biriya bintu ababyeyi be. ari urukundo rurivugira. ibyo byose abantu bari kumva aho uhagaze. nicyo nashaka ko bumva. hanyuma kuri iki gihe ugereranyije n'ibihe bya mbere cyangwa nuko amateka tubwira,
uravuga iki ku birebana n'imibanire y'abashakanye muri iki gihe? icyo nabivugaho, wambwiye yuko nawe uteganya gushinga urugo. icyo nabivugaho mu mibanire cyane cyane ndabwira rwa rubyiruko, mwitonde gukundana mushingiye ku bintu, kuko ibintu biraza bikanagenda. Mwabashyitsi ibintu nta nugira ibintu bikuzaho bitambuka bijya ku wundi. Iyo ukundiye umuntu ngo afite iki n'iki, ejo biba bishoboka ko yakibura. Kandi nanone wa wundi wakunze ngo ntacyo afite, biba bishoboka yuko ejo yakigira. Yego, turazibona ingero nyinshi cyane. Ahubwo kunda umuntu, mukundira umutima mbere yo kureba imyenda, isura, umusatsi, akarere akomokamo n'ubwoko. Yego, ntabwo washaka ushingiye ku bwoko wowe. Ntabwo bibaho. Ubwoko se hari ubwoko bwiza se bubaho? Nkuko nta n'ubwoko bubi bubaho. Habaho iki? Habaho umutima wa buri muntu, umuntu arivukira. Nibyo? Yes, nkuko nta muryango buri ikigoryi cyangwa se ngo usanga umuryango habuzemo umuntu w'ingirakamaro. Gusa niwigeze nta bwoko wisanzemo wavutsemo? Ubwoko nta ruhare runini wagiye ubona bigira mu mibereho yawe n'imikurire? Hari amoko bagiye bambwiye, ariko sinyashingiyeho kuko nta n'icyo amariye. Ariko hari igihe wigeze ubishingiraho wenda ukiri muto utarafata iyo nzira? Nkiri mu buyobe ncyumva ngo ibyo ababyeyi bambwiye ibi n'ibi, cyangwa se abaturanyi, cyangwa se n'abandi bo hirya no hino ngo bambwiye ngo ndi iki n'iki, ibyo ngibyo narabyumvise. Ariko se byamariye iki magingo aya ngaya ko ndi gufashwa nawe twahuye uyu munsi wa none? Ubwo bwoko bwanjye se bumariye iki? Ni ubuhe se ahubwo? Ubwoko bwanjye ni abantu banjye, tujyana twumvikana, turi mu nzira imwe, iyo bumwe, urukundo n'amahoro. Ubwo nibwo bwoko bwanjye, ni nawo muryango wanjye. Ubwo babandi rero bitwaza ubwoko bakazana inzangano, kavanguru na kano, bagasenya, bakagira bate, bakagirana inzigo, ubakura inzira ku murima. Nturashaka umuntu ababyeyi bakubwiye ngo shaka uriya, nahagera zijye zirara zishya, no ku manywa zishye, nenge kuvuga ngo zikazima. Kandi hari n'igihe natwe tubibona, iyo tubibonye ubwo na ku manywa ziba zahiye. Icyo gihe rero iyo miryango ababyeyi baguhitiyemo, cyangwa se n'abaki bakagushimira ngo ubwoko ngo aba n'aba ngo bimeze neza, ntabwo aribo bazakubakira. Urugo rwawe n'urwawe na sheri wawe, abandi bazaza nyuma. Ni nayo mpamvu ariho hantu nashinze agati. Mbwira nushaka urugo, ugeze mu rugo, ni uruhe rugero rw'umupapa mwiza ushobora kugaragaza warugezemo? Umupapa mwiza, numva igihe nagize urugo ntabwo nzakara nk'uko ndi kuvugira hejuru. Hano turi mu kiganiro, uzamera nk'intare. Nzaba nk'intare, ariko intare y'amahoro. Erega iyo ubaye intare cyane, hari igihe ibirura bikumira bunguri. Nibyo? Ntabwo rero nzemera yuko ikirura kiza kumira bunguri. Ahari ngombwa yuko mba intare, nzaba intare. Nahaba ngombwa yuko noroshya nkamera nk'intama, nzaba intama. Ntuze ncishe make, ariko nzaba intama nzi ko ndi intare. Ntabwo nzajya kurata ngo ndi intare, ahubwo nzitwara nk'intama. Nuza uje kunyereka indi sura, niho nzakwereka yuko ndi intare. Nibyo? Umugore ushobora kumusezerana yuko muzabana akaramata, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera? Ibyo sinabimusezeranya, kuko ejo nshobora gupfa ntitubana akaramata, mugatandukanwa n'urupfu. Tugatandukanwa n'urupfu. Kandi usibye n'urupfu, nshobora kugukunda, sinakubwiye ibintu nkunda ngo ni umukobwa wiyubaha, wubaha Imana n'umuco, si cyo twatangiye nkubwira. Nshobora kukuzana, nakuzana, wagera mu rugo ukavuga uti ya nagafashe. Umuntu ageze mu rugo biba byarangiye. Icyo gihe rero iyo utangiye kwimvisha nimba wageze mu rugo bikaba byarangiye, nagukunze nk'uruzimu umuco, none ugeze iwanjye, nagiye imbere ya rya darapo, usibye yuko hari ibintu twagiye dukora bitari na ngombwa, cyese nagiye kwa pasiteri mvuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu, none ugeze iwanjye unciye ku muryango, kandi ufite amahane, none ngo nta kundi, ngo niko Imana yabishatse, ngo ubwo ngubwo Mana ngo warakoze, ngo nta kundi ngo byagenda, ngo nzabaho agahinda kose, ubuzima bwose mbeho ndira, inshuti zanjye zihinduka abanzi kubera wowe. Nakuretse. Reka se iryo tegeko rikumpambiraho mu gihe uri kunca ku bantu, ntaryo nafata. Ko numva warusenye utararwubaka? Niyo mpamvu ntihutiye kubaka. Reka se ni nayo mpamvu ntabigira ibanga kugira ngo tuzubakana, azaza bizi yuko shakuza ngo twubakane, ntashaka kuntanya n'abantu. Kandi urabimubwira arabizi? Arabizi, kandi n'ikiganiro ariko cyumva. Ariko cyumva. Ariko reka nkubaze utuntu
utuntu nka tubiri cyangwa dutatu yes turanga umunsi wawe iyo ubyutse mu gitondo n'uduki. mbere na mbere nkibyuka nkumva ndi muzima ndegura umusaya kuno shimira Imana ko yambashije kugeza uwo munsi ubundi ikindi mpita ndebaho nukuvuga se haryo uyu munsi ndakora iki kuko murimo niwo nkingi y'iterambere n'ibyo byose shaka nuzankunda ntabwo azankundira yuko ngo ndi umuntu w'umunyamahoro ntarwana ntaniba ibyo ni byiza arabishaka nta nubwo ndwana wenda buriya banga abantu ubakubita ariko anashaka no kureba ibikorwa nkora yego ndabyuka nkareba umurimo nzakora ngiye gukora uwo munsi icyo gitondo none aho nakoshe nkavuga ngo ejo sinzongera kubikosa kuno. wow tuntu nka tubiri ukundira sheri wawe. tuntu tubiri nkundira sheri wanjye nuko kutubuze cisha makeya oya so kutubura ahubwo ndashaka iyo ngiye kuvuga umuntu mpita njya muri mudu yiwe akashabanza umuntu akubanza umuntu watereta atakuva iruhande ntabwo yancika buri abantu kandi nanjye umuntu natereta aba yambonye nanjye sinamucika. ufite ku karimi wabibonye nanjye natereta kubera ko karimi ntabwo yancika kandi nanjye sinamucika kandi nanjye nagutereta nabonye icyo nguteretamo kikurimo nicyo naba nkurikiye. utwo tuntu tubiri n'utuhe ni wa mutima w'umurasta wa wundi udafite amacakubiri burananga amacakubiri. yego cya kabiri ukagira urukundo n'amahoro. agira urukundo n'amahoro ukamenya kubana. ndavuga shiri ndega ndavuga utuntu tw'atuntu tubiri mukundira ubwo se si nk'utwo ngutwo ngo urukundo n'amahoro ubundi akaba atitaye ku bintu by'ibiki n'ibiki kuko uyu munsi nimba mfite imodoka ukankunda mfite imodoka wenda sinyibuza ariko ejo ushobora kubona ufite imodoka ebyiri nimba wumva ushaka ufite imodoka sinabigukundira kuko nubona abafite imodoka ebyiri uzantasigare ndi jyenyine. birumvikana. bwira abakurikiye Ras Giseke rero official uburyo n'izindi social media zawe bakubonaho. uburyo bambonamo mfite YouTube channel yanjye nkoresha basangaho n'ibihangano byanjye biriho ziriya ndirimbo zanjye hari iyitwa Turapfiki hakaba iyitwa Umuntu n'Inkundi hakaba hari iyitwa Imbaraga harya kakandi waduhaye nakahe kakandi watubwiye nakahe imbaraga zimira izindi hari imbaraga zimira izindi hanyuma tuzamureho kandi kamwe gatoya ho kapera twumve nguhe urumva uri muri moduye ngo mbone indirimbo ngo ndeberamo akandi keza kajyanye n'iki kajyanye n'urukundo n'amahoro nyine muzuririmba akavuga ngo sinayigwaye se Turapfiki guhana imbaraga niyo wampaye naguhaye imbaraga reka nguhe Umuntu n'Inkundi nayo nayiguhaye Umuntu n'Inkundi sinayiguhaye oya kanterereho kazamureho cyangwa ngo kizuba rata ntacyo zamureho nta rukundo ugira n'uyu nari ntegereje mu magana ko bwa icarutekane mu mutima ukunda mbonye umwari utamwaye umwari wuje umwezi muziranenge ngendo yabeza umva ko ntagikunda uyu nisi musiga nabirahiriye to imbere y'umucyo kizubazubiyizire kigendere sinakwangaga igendere iyizire keza mucyo w'imanzi Ras Giseke. Wow, izo ndirimbo ni wowe uziyandikira cyangwa n'undi muntu uzi kwandikira? Ni njyewe uziyandikira njyewe ubwanjye ku giti cyanjye. Hanyuma ko hagenda habagaragaramo amagambo akomeye wagira ngo waganiye n'abasaza cyane ava hehe? Urumva nimba ndi bucura mvuka mu maraso y'abasaza kandi nanone mbana n'abatoya niyo mpamvu nako ukisangamo ugasanga na gatoyamo kamwe k'abantu batoya kuko ndashaka abantu batoya sinabasiga ariko mbasange tube turi kumwe tuzi yuko turi abana turi gukura ariko turi kugana basaza aho bari ngo tubashyikire nibo nshaka gufata ukuboko cyane cyane. Wow, urakoze. Gira icyo ubwira abakumva rero n'abafana bawe by'umwihariko. Abanyumva icyo nabasaba
ni ukumba hafi nimba namwe mukunda amahoro n'urukundo mukanshyigikira kugira ngo ya ntego turimo na ya mahoro n'urukundo tubashe kubishyira ahagaragara kuko buriya hari ibanga nabonye rimwe nabonye yuko iyo ucecekesheje ukuri kwawe ikinyoma kigira ngo nicyo cyatsinze bityo rero ukuri kwawe wigucecekesha ijwi ryawe rihe umuntu ushaka gushyigikira uri mu nzira wumva wifuza yuko nawe waganamo nutabikora abandi bazaza barihe uwo bashaka yo kwaganamo kandi hari igihe bazariha ushaka uwo bashaka agana mu bibi kandi wewe wari mu byiza ihitiremo rero weho ubwawe sinkubwiye ngo nkurikira ahubwo nubona ndi mu bintu byiza nkurikire nubona ndi mu bibi nampunge yesaya urakoze cyane amahoro y'Imana bane namwe ja Rastafari